nahise mukatira nyine ntanamuboroka pe mu bantu naborotse n'uwo muntu arimo. Hari n'undi twahuye ntashaka kuvuga izina ajyaka ku mugaragaro wala ambwa ati mbaho mupfu turamuzi oya nakubwira ntabwo nshaka kumuvuga gusa twarahuye gutya arambwira ngo nyine ashaka ko ni ngombwa ko muha kumupuri ntabwo ati rero ntabwo byakunda basura mumbwirira mu gikari sibyo ngiye nkunda abagabo abantu babimenye n'abakobwa ntabakunda n'abamama ariko ntabwo sindi umutinganya aya naba addicted wabaye yemenyesha iki bimenye kiraseka ndakunda dumba ako dumba reka mubwire nubwo nabatijwe ariko sha ntabwo kuri ra gahunda ntabwo ndi umwana mwiza urumva wakijijwe igice kubera abagabo ra gahunda nashaka kubwire ntabwo sinzi ko nabaho ntabikora ntabwo bibaho ngubu ushize muri mwayene umara igihe kingana iki utabikora ibyumweru 2 byashira ariko ukwezi ni kwashira ibyumweru 2 wabimara ariko ntabwo wamara ukwezi yego kuva ryari kuva nabatizwa oya kuva wabatizwa kubatijwe ejo bundi mu kwa mbere sibwo nabatijwe okay utarabatizwa ho byabaga bimeze gute icyo koza kuva tunavuga gute kuva najya mu rukundo nkakundana narabaye akana keza n'ubundi najya kugenda nyine like ngenda mpindura ariko man niba ari ibintu nkunda bya mbere n'ibiri wavuze ko kuva wabatizwa mwayeni umara ibyumweru 2 utarabatizwa ho wajya gumara igihe kingana iki nta kumweru kamwe wamaraga icyumweru kimwe ego pe kumweru kamwe narihangana cyangwa yari hena nanarwaye yego uzaze nguhe ibyo tuzaza kubivuganaho nabyo tuzaza kubivuganaho kugira ngo tubyumvikaneho uzampe neza sibyo noneho reka mbaze nkubwire none se wowe ugiye kubara ukabara ukavuga ati umubare maze kugira ukawuha kirase umubare maze kugira urumva ko umubare wafata uwe mubare ntabwo buriya reka nkubwire ngiye mu bintu by'imibare myinshi nawe ndi kwigora mu bwonko ntabwo ibyo ngibyo nigeze mbyitaho kubera yuko nta mpamvu yo kubihereza umwanya ariko nka 20 tuba turimo simple nka 20 n'utuntu warangije kuno tuntu wariye aho ngaho nibo mari cyumweru nibo wamaraga icyumweru 20 se ni waturengeje vuba shado bakubwire ibintu nazagira umuntu uza kuntera umujinya ibintu nabyo ni ikiyobyabwenge giteye ubwoba mbikunda kubi rero nibakanzaneho umuntu Jackie oui nese Jackie wowe uri umugabo uka okay 20 nagiye umuntu 20 ni umubare nafashe ariko umubare wowe wambwira ni kangahe umubare 20 ni umubare ngewe nihitiyemo urawemera umubare wowe wanyibwirira ni kangahe wabantu se nahuye nabo
cyangwa inshuro mbikoramo. inshuro bikoramo zo zishobora kuba zigeze no ku 5,000. ya 5,000 byo birimo. ntabwo mbizi pe, kuko ngewe niba ari ikintu umereza umwanya n'ikiriya gikorwa. Noneho 5,000 bigabanya abantu, biha abantu buri umwe ugenda umwe uvuga ati uyu nguyu kangahe ntabwo namenya ngo umubare, kuko n'ubu ngubu ndacyari gutanamo. none se ubu ngubu naba ndi mu biki, nta mwanya mfite w'imibare. abayigira ba nyina ndabizi, baze babivuge, ndabazi ubu ngubu. nta mwanya ufite wo kubara. nta mwanya mfite wo kubara pe. wowe urakora abashaka kubara bakabara. sha rwose abantu bigira ba nyina ndabizi, abaja banjye baraza bakabara. Zakirina abaja baraza bakabara, ngenda akora bakaza bakambarira. aba agent. Exactly, aba agent. kandi nukigurisha hajya nagurishije ryari? ni ibintu numvishe uvuga so simbizi. Shaje ibintu nabyo nzi. ngiye nkora ibyo nkora kugira ngo nishime, mere neza, ubuzima bukomeze. kuko niba ari ibintu bya mbere biruhura mu mutima, nyine biguhereza ibyishimo mu mutima, ukumva uratuje, ukumva uranezero, ukumva umeze ukundi kuntu. Era gahunda. ahubwo niba hari abantu batabikora barahombye. umva niko kwibaza nk'abakobwa babikora bahuje gutya, ari abakobwa bumva iki ko? nanjye mbarimo ndabibona ahantu turuka, mbona ibintu ukuntu urimo urabireba, nanjye niko mbireba. kuri pe mbirebesha gutya nkabyibaza. umukobwa arata n'umukobwa mugenzi we bakora ibyo bakora, ni ibyabo, ni amahitamo yabo, singiye kubacira imanza. none se nk'ubu ngubu abagabo bose baramutse babaye abageyi bakajya bambara amajipo, ugira ngo nanjye sinacakira icyana nkajya nyirya? nanjye urwara nazajya ndutapfuna walahi. ku buryo namwe mwese mubaye abarezibiyeni, njyewe nagenda ku mugabo. ndi kukubwira ngo abagabo bose nibaramuka bashize ku isi, nkabona yuko abagabo bose babaye abageyi, nanjye nzaba umurezibiyene, kuko ntese hari ikindi kintu nzaba nyiri gukora. abagabo bazaba ari ibibazo nyine, byabaye ibibazo. kandi kubona ari hisi iri kugana, nose ko mbona byakomeye. Yewe kabisa, abakobwa bose bashize ku isi n'iki nagenda nkafata ibumba nkamubumba. ewana kandi nkabumba. ariko nanjye byakoza, niba habaho mu bihugu byo hanze ndabizi ko bibaho, habaho kujya gukoresha umuntu cyangwa irobo. ukajya gukoresha irobo ushaka ukuntu agomba kuba angana, nyine akakitinga nk'umuntu nyine, akagira ibyiyumviro nk'iby'umuntu. wakoresha irobo ya Dumba? nakoresha irobo ya Dumba wallahi. nakoresha irobo ya Dumba. ubu bayongeramo na AI ugasanga ivuga nkanjye, itera story nk'iyanjye, ivuga ibigamo nshobora kuvuga, igira n'ijwi biki whatever. byose. nanone abagabo nibashira nyine umuntu azafata amarobo, abari yazajya akora akazi, cyangwa umuntu arya ibyana, nyine ubuzima bukomeye. abayegera ibintu nongere kwivuga. abagabo nibashira ku isi nyine, none se kakubaze du, abagabo nibashira ku isi n'abakobwa bagashira bakajya batanamo, n'abagore bagatanamo, ko mbona hari n'abari kwambikana amameta n'ibiki, n'abagabo bikabuko nguko bakambara amajipo bakajya batanamo uw'inyuma. urumva koko byaba bimeze bite? nagenda cyakoze ngashaka ikirobo wa mugari kikazajya kibinkurikirana. nagera nkarukoresha, narutumiza kabisa.
ewe Jack reka twigendere